ameze ati, aravuga ati Sefu ameze neza, ati ndatekereza kuzamuha iminota. Ntabwo yambwiye ko azamubanzamo, ndatekereza kuzamuha iminota. Noneho nganiriye n'abantu muri Rayon bambwira ko ngo afite ubwoba ko Roger ari umukinnyi muto ashobora kutareponda uko abitekereza kuri match ya derby. Aravuga ati APR ifite mediane yihuta ikomeye, abantu batayisuzugura ngo yanganyije na polisi nyamukandagira. Bene birakomeye. Aravuga ati rero nkeneye umukinnyi mukuru ufite experience uri buza agahangana na mediane ya APR agakasa afatanyije na Richard bakazajya baka imipira kandi bakayisunika imbere. Afata decision aravuga ati reka nshyire Sefu mu kibuga muri match ya Muhazi murebe. Yatekereza ko Muhazi idakomeye kandi nibyo kuko Muhazi muri match nye yakiniye hanze yabonye inota rimwe itsindwa match shatinganya imwe. Yatekerezaga ko Muhazi atariyo kipe ya Mukanga ko abati n'inturu n'umukinnyi umwe nkabona ntakora neza mu gice cya mbere ndamuhindura mu cya kabiri nzane n'umundi Roger usanzwe ukina ndabe mbibona ko nta cyahindutse. Amuteretse mu kibuga rimwe nahereyo mvuga ni iyi kipe iri mu bihe byiza umuntu wese ajyamo ibintu akoze bikamera nka zaba atsinze ibitego bibiri byiza. Ibitego byiza gute? Buriya nitureba igitego tujye tureba ubuhanga bw'uwagitsinze aho buri. Iyi mipira yombi Sefu atsinze nujya kwitegereza yaba ari kufura yaba na corner, Sefu niwe muntu wabaga ari we baro ya mbere ishyikiraho akabona gutera umupira n'umutwe. Sefu yagendaga akajya muri bagenzi be ba Rayon n'abamuhazi agahagararana nabo, umusifuzi yasifura ngo mutere kwa kundi umukinnyi yitegura kuba agiye kuhindura umupira, Sefu yitaga yiruka aza asanga wa mukinnyi ugiye kuwuteraho hano kwataka icyo bita premier pot. Yego akataka premier pot, baro bayitera iya mbere ya kufra yahise ayikubita n'umutwe atareba mu izamu ukubita ujyana inyuma. Ni nkuko wafata nk'umupira ukaguca nk'inyuma ku musatsi hejuru ku musatsi awuhindurira icyerekezo babyita gukupa trajectoire, uragenda wikubita mu nkanka deuxième poto igitego kiba kigiye. Ibi bya deuxième none ibi bya premier poto aho kuri kona abantu bibuka match yihuye dukina n'ikihe gihugu Sefu yadutsindiye igitego kuri premier poto nanone sinibuka igihugu neza ariko ni match aberewe yaguye imvura mu Mavubi ejo bundi muri ano mezi ashize yatsinze igitego nk'icyo. Hari mugenzi wacu uri kutwunganira ntabwo ari cya South Africa kuri Senegal ya match ya Senegal yihuye yego yadutsindiye igitego nk'icyo. Baro nabwo bagiye kwitera muri kona ariruka aza ku ipoto ya mbere ngo ahandi ugiye gutera sa naho bari buhingukire bwa mbere kuri poto nabwo yarawufashe awukubita n'umutwe nabwo akira deuxième poto. Ni umuntu yaminiye rero ku mipira yo mu kirere. Iki ni ikintu Rayon Sport imaze kubyaza ibitego byinshi imipira y'imiterekano. Mwakwibuka n'ibitego nk'igitego cya Aimable bakina n'ikipe y'Amagaju ku mupira watewe na Sefu sorry ngo na Sefu na Keve. Mwakwibuka n'igitego cya Fonganye ejo bundi cy'umutwe icyo nticyari kona n'umupira yazamuriwe na Haja utsinda n'umutwe. Bivuga ngo Rayon iri gutsindisha umutwe igatsinda yubatse igitego amapase igakora ama counter attack igatsinda ibitego igashotera inyuma ya box. Niba hari ikintu cya mbere kigiye kugora umutoza wa APR kwiga ni ukwiga imbaraga za Rayon Sport mu bijyanye no gutsinda ibitego. Iri gutsinda byinshi kandi ifite versatility irabitsina mu buryo butandukanye. Ntiwamenya ngo ifite imbaraga mu mitwe, ifite imbaraga mu mashoti, ifite imbaraga mu kubaka, ifite imbaraga donc umukinnyi wari we wese ashobora gukora ibintu kandi akagutungura. Ibitego bibiri twibukiranye ko bingana n'iby'umwataka wa APR Mamadou Sy mu gihe match zose amaze kuzigaragaramo uyu nta match zingahe akinye atatsinda bibiri by'umutwe mu gihe by'undi ari ibya penalty. Rayon Sport iri mu bihe iramutse itsinzwe na APR ikayigarura muri course byaba ari y'ubwayo yitengushye kuko ahantu iri ni mu kirere kure cyane. Ariko hari akantu kamwe ngiye icyo naragiye kukubaza ikipe iba yakinnye kubaka igatsinda yabonye ibitego bibiri ni na byiza mu gice cya mbere cy'umukino ariko ntabwo abakinnyi bose ariko baba bafite performance nziza. Mu gice cya mbere cy'umukino abakinnyi babonye batarimo barareponda neza 100% ari nabo bari bashobora kuza gutekerezwaho ashobora gusimbuza bitewe n'undi mukinnyi uri hanze wenda banganya ubushobozi cyangwa se tactically niba hari ibyo ashobora gukora mu gihe arimo aratekereza kuri derby cyangwa n'abakinnyi ashobora kuvuga ngo reka maruhutse ibyo byose nabibonye byanjye muri iyi match. Nka defense ya Rayon iri gukora neza n'umuzamu ko ntibarinjizwa igitego. Sefu niyo match agarutse mu kibuga ntabwo ahita mukora mu kibuga kandi ari gukora neza keretse nagize ikibazo cya fatigue kandi umuntu maze igihe akora gym ndumva ameze neza. Richard upanze ikipe kugeza aho sezo ihagaze ubu ngubu niwe mu